Muraho neza, ndabasuhuje nanone inshuti bakunzi b'ijambo ry'Imana kandi bakunzi ba Women Regards Ministry. Yesu nashimwe kandi Yesu nahimbazwe. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi tuzanye riri muri Zaburi ya 96. Ni ijambo ritubwiye ngo muririmbire Uwiteka indirimbo nshya, mwaba ari mu isi mwese mwe. Muririmbire Uwiteka, muririmbire Uwiteka, muhimbaze izina rye, mwerekane agakiza ke uko bukeye, mwogeze icyubahiro cye mu mahanga, imirimo itangaza yakoze mwogeze mu mahanga yose. Kuko Uwiteka akomeye, akwiriye gushimwa cyane, kandi ateye ubwoba, arusha ibigirwamana byose. Kuko ibigirwamana by'amahanga byose ari iby'ubusa, ariko Uwiteka niwe waremye ijuru. Icyubahiro no gukomera biri imbere ye, imbaraga n'ubwiza biri ahera he. Mwa miryango y'amahanga mwe, mwaturire Uwiteka, mwaturire Uwiteka ko afite icyubahiro n'imbaraga. Mwaturire Uwiteka ko izina rye rifite icyubahiro. Muze mu bikari bye muzanye ituro, musenge Uwiteka mwambaye ibyera. Mwaba ari mu isi mwese mwe, muhindire umushyitsi imbere ye. Kandi isi irakomeye ntibasha kunyeganyega, azacira amahanga imanza zitabera. Amen. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, iyi Zaburi ya 96 ni Zaburi mbatuye, ni imwe muri Zaburi nziza umuntu ashobora gusoma mu gitondo agiye gusenga. Ni Zaburi itubwiye ngo turirimbire Uwiteka indirimbo nshya. Birakwiriye ko tugira ibihimbano by'umwuka muri twe. Hari amagambo mashya ajya ashibuka muri twe yo gushima Imana yacu tuyiririmbira. Rero uko bukeye n'uko bwije turirimbire Uwiteka indirimbo nshya. Kandi ngo imirimo Imana yagiye ikora ntitukayiceceke, ahubwo tujye tuyitangaza mu gihe gikwiriye, kugira ngo tuvuge ineza y'Imana, tuvuge no gukomera kwayo. Kuko uko dutanga ubwo buhamya niko dufasha bene data benshi bari mu rugendo, ndetse bari no kuzamuka umusozi nk'uwo natwe twahoze tuzamuka. Kandi iratubwiye ngo icyubahiro no gukomera biri imbere ye, imbaraga n'ubwiza biri ahera he. Ibyo byose bifitwe n'Imana yacu. Ngo muze mu bikari bye muzanye ituro, usenge Uwiteka mwambaye ibyera. Buri munsi ntabwo ituro ari ukuvuga ngo ni amafaranga. Ituro ni umutima wawe no gutura Imana umutima wawe. Uko uyitura umutima wawe, uko uyitura ubugingo bwawe, ubwenge bwawe n'imbaraga zawe, bituma buri munsi ugira kwisuzuma ukavuga ngo Mana, ese ituro naguhaye icyaryanduje ni ikihe? Ikizira cyaciye muri njyewe ni ikihe? Bikagutera gufata umwanya wo kwihana ndetse no kwiyunga n'Imana yawe, ukayisaba imbabazi, kuko ishaka ko tuyisenga twambaye ibyera. kandi ibyera nta handi biva mu kwihana. Umwambaro w'agakiza wahawe. Iyo ukoze ibyaha, Satani agenda atwanduza dushyiraho ibizinga, ariko uko twihana, umwami wacu Yesu agenda atwuhagirisha amaraso ye n'amazi byavuye mu rubavu rwe, maze imyambaro yacu ikongera igahinduka iyera. Dusenge Imana rero twambaye ibyera, niho amasengesho yacu azagera ku ntebe yayo, kuko ari Imana ikiranuka kandi ari Imana yera. Mana nziza, ndagushimiye, ndaguhimbaje, aho uri Mana, icyubahiro kibi cyawe. Tugushimira urukundo n'imbabazi byawe, tugushimira ko udahwema kutwitaho, izina ryawe rihimbazwe. Nta rindi turo dufite rero riruta imitima yacu, nta rindi turo dufite riruta ubuzima waduhaye. Twebwe ubwacu twese uko turi, ubwenge, umutima, ndetse n'imibiri yacu tubituye wowe, bihore mu biganza byawe bikoreshwa nawe. Uwiteka Nyiringabo Imana, uturinde kugenda uko twishakiye, ahubwo uduhe kugenda uko ushaka, tuyobowe n'umwuka wawe wera. Turagusabye kandi ngo utwereshe amaraso ya Kristo, kugira ngo tujye tugusenga twambaye ibyera, kuko isengesho ry'umunyabyaha ari ikizira imbere yawe. Nsabiye umugisha umuntu wese warebaga iri jambo rero, Mana numugirire neza, umuhire, umuhe umugisha mu byo ari gukora, kandi ikiruta byose ubugingo bwe bwandikwe mu gitabo cy'ubugingo, ubwo tuzongera tukabonana ndetse turi no mu gitaramo cy'abera mu ijuru, tuzafatanya kugushima. Urakoze, icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu. Amen.